Shalom shalom ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ngarutse imbere yanyu ni Mukaribiya Pasikazi, umubyeyi bakunda cyane cyane cyane. Nari maze iminsi mbakumbura, ariko uyu munsi shimye Imana ko yongere kunyemerera kuba imbere yayo kugira ngo mbashe kuyivuga. Mbere ya byose nkwifurije Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya wa 2022 uzakubera umwaka mwiza kandi utuwemwo n'umutima w'Imana muri wowe. Rero nongeye gushimira kandi inshuti abavandimwe muri mu bihugu bitandukanye mudahwema kudufata amaboko. Nongeye gusabira umugisha mwebwe mwese mudutekerezaho, mukadusengera, mukatuba hafi, mukadutekerezaho mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tubasabira umugisha tubikuye ku mutima. Imana y'amahoro izabahe kubana nayo mwicaye iburyo bw'Imana Data, nicyo mbasabiye. Kuri uyu munsi rero, kuri iyi tariki turi kwiteguramo ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo, nari mvuze ngo kuri uyu munsi turimo twitegura cyangwa se tugezemo wo kongera kwibuka anniversaire yo kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyagukunda, uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko akiri. Nyemerera rero dusenge, ubundi tuganire ijambo ry'Imana umwuka wera yasize ku mutima wanyu. Uhoraho Mana yahirengeye, Imana ikomeye, Imana rubasha, giti cy'inganzamarumbo sambi tarumba, uwera wa Isiraheli, uwera w'imbaraga, twebwe ab'imibiri ipfa, haleluya. Kristo we wambaye kudapfiteka, turagushimiye ko wabanye natwe tukaba tugeze mu mpera z'uyu mwaka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebwe abanyuze mu bikomeye n'ibyadukomeretsa, ariko uradukomeza, ubana natwe, uraturengera, uraduheka kudushyira ku mugongo. Ukwezi kwa mbere urabikora, ukwa kabiri urabikora, ukwa gatatu urabikora, ukwa kane n'ukwa gatanu Mana ishimwe, kwa gatandatu n'ukwa karindwi, kwa munani n'ukwa cyenda n'ukwa cumi ndetse n'ukwa 11. Duhagaze mu kwezi kwa 12 tuvuga gukomera kwawe, tuvuga imbaraga zawe. Turi muri wowe tuba bazima, turi muri wowe twabonye andi maboko, turi muri wowe twabonye izindi imbaraga, turi muri wowe twakiriye ubundi buzima. Nicyo gituma tudapfa, kuko nawe nta gupfa, kuko utuye muri twe. Tuhita twakira ingingo zima kandi turabapfa. Imana ishimwe ko wakoreye buri wese igitangaza. Ndagushimiye Mana, nubwo hari benshi twabuze, ariko nzi neza yuko kubw'imbabazi zawe ari wowe ugena igihe n'ibihe. Turagushimiye Mana. Nongeye rero kuba imbere yawe, ntaba ari njyewe, reka ncecekere imbere yawe. Mwuka wera ganze, Mwuka wera atambagire, Mwuka wera akore. Amina, amina, amina. Icyubahiro cy'Imana nicyongere kizamurwe, ibendera ry'ijuru, haleluya, ryongere ryamamare. Abantu bose bapfukame baguhereza icyubahiro, bavuge ngo Uwiteka niwe Mana. Nyemerera rero dusangirire twese ku meza amwe, kubera yuko bibyemeye, kubera ko bikunze. Mwami, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze, urakarama. Sabiye umugisha umuntu wese ukurikirana ibicano, umuhe umugisha. Kandi Imana, imbaraga z'Imana zihindure ibyanze guhinduka kuri we, ariko ikiruta byose ukuboko kwawe nikumuveho, kuko ariko kurinda abera. Urakarama Yesu, kuko unyemereye kukwamamaza none n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu, amina. Reka turirimbane umuririmbyi w'164 mu ijwi ryanjye. Imana ishimwe ko yemeye ko ndirimba. Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngukuko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane,
ngukuko yajanshaka Yesu yanshunguriye ku giti kandi abohora umutima wanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye Yesu nawe magukiza bantu nitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara Yesu azagaruka tujyaniwe tugumane nawe iminsi yose kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda azaza ntazatinda azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda nimuhumure azaza ntazatinda bamwizeye azaza ntazatinda bamushaka kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda. Haleluya, Imana ishimwe. Muririmbyi aratubwiye ngo Yesu yavukiye i Betelehemu. Nibyo koko nubwo turimo tubyibuka ni naho yavukiye, ngo bamuryamishije mu muvure, ngo kandi ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane. Imana ishimwe. Ngo nguko uko yaje nshaka. Yesu yacishijwe bugufi avukira mu muvure. Ababyeyi dutekereze cyangwa se abubatse ingo tubyaye, ninde mubyeyi waba warabyaye umwana akamuryamisha mu muvure? Ninde? Bitekerezeho. Niyo mpamvu Kristo ashaka ko natwe twiga guca bugufi nk'uko nawe yaje ari umunyembabazi, yaje gushakisha ikintu bita imbabazi. Niyo mpamvu dutunzwe n'ijambo bita mbabarira. Ni umunyambabazi nyinshi cyane. Nguko uko yaje gushaka. Ndashaka kukubwira ngo nta cyaha na kimwe kidafitiwe imbabazi mu kuboko kwa Yesu Kristo, kuko icyamuzanye akavuka mu nda y'umugore, akavukira mu muvure, banestiwe dry, bakamwambika urubindo cyagihe ku musaraba, akambara ikanzu imwe, akageraho akoreshwa imirimo n'ibitangaza. Yaje ari umunyembabazi. Ni isezerano Imana yatekereje, irarikora irishyiraho, itekereje isi yose. Iravuga ngo iyi si yose nubwo abantu bakora ibyaha, nkwiye gutegura umuntu ufite imbabazi. Imana yarabyemeye. Reka mbabwire, ukurikiranye cyane cyane mu gitabo cya Luka, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, wasanga mbere y'uko Yesu Kristo avuka hari uwamubanjirije, hari integuza, ari we Yohana wavutse kwa Zakariya na Elizabeti. Imana ishimwe. Usomye wasanga ari amateka maremare. Rero Yesu Kristo we yaje afite imbabazi, yaje afite imbabazi nyinshi cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo muri mu buzima bwawe bwose, mu kubaho kwawe kose, ujye wumva ko uwo mugendana ari umunyembabazi, ujye wumva ko utuye muri wowe ari umunyembabazi. Niyo mpamvu nawe ukwiye kuzigendana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nguko uko yaje gushaka. Ntabwo yaje gushakisha ubutunzi, ntabwo yaje gushakisha amafaranga, yaje gushakisha imbabazi. Muri iyi anniversaire ya Yesu Kristo, wibuke ko ari umuntu w'umunyembabazi.
imbabazi zongere zigaruke iwawe mu buzima bwawe, wongere wiyumvemo imbabazi mu mibereho yawe, wongere wiyumvemo imbabazi. uvuge ngo uyu mwana wavutse kuri anniversaire ndi kwizihiza ni imbabazi. wari umaze igihe kinini ufite ubwihebe, ariko wongere wakira imbabazi kuri iyi Noel. Imana ishimwe cyane. ngo Yesu ngo yancunguriye ku giti, ngo kandi abohora umutima wanjye, ngo ntangazwa cyane n'imbabazi ze. Imana ishimwe. ngo ariko ngo yazize ibyaha byanjye kugira ngo ajye ku musaraba, n'ibyaha byanjye nawe, kugira ngo ababazwe n'ibyaha byanjye nawe. kandi ntabwo yababajwe n'iminsi, oya, ntabwo yababajwe n'ibihe, wapi, yababajwe na twebwe kuko twamubabaje tugakora ibyaha, inzangano, inzika, amacakubiri, ubusambanyi, ubugome, ubuhehesi, inda nini, ubugome buruzura. ajya ku musaraba, Imana iremerera mutanga kugira ngo twebwe tutarimbuka. zari imbabazi Imana yamutanze ngo adushakishe imbabazi. niyo mpamvu yemeye ko n'amaraso ameneka. ndashaka kukubwira ngo wongere utekereze, uyu nguyu Imana yemeye ko avukira mu nda y'umugore kugira ngo ubone imbabazi, nanjye mbone imbabazi. Imana ishimwe cyane. ku gitero cya gatatu ngo Yesu ntahwema gukiza abantu. ndatangarije umuntu wese ukurikirana Mukaribia TV, Yesu afite imbabazi. ibyaha byose iyo ubigenzemo ukagaruka ukavuga ngo narababaje, Yesu arakubabarira. ngo ntabwo ahwema. niba adahwema, kuki utinya kumusanga? kuki utinya kumukurikira? kuki utinya kumwegera? umwaka ukarinda urangira ufite uburakari, umwaka ukarinda urangira udahinduka, umwaka ukarinda urangira utera imbuto, imyaka 2, 3, 5 bakagushakaho imbuto bakazibura. ariko we ngo ntahwema gukiza abantu, ngo ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Imana ishimwe. kureka ibyaha egare kubana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. ngo araduhamagara. iyi rekomandasiyo ya appel de Jésus Christ uyitabe, nanjye nyitabe. Imana ishimwe. wibuke yuko yaje agufitiye imbabazi, yaje ari umunyembabazi, kuko yabisezeranye natwe azaza. ntabwo azatinda, kuko yabisezeranye natwe. yagiranye isezerano ry'uko azaza. ese azaza umeze ute? azaza asanguriye? azaza utuye mu buhe mubiri, mu buhe mutima? azaza gusangane izihe mbaraga? azaza gusangane ubuhe butwari? azaza gusangana kihe gaciro? ese azaza gusange mu byaha? azaza gusange mu bugome, mu bugambanyi, mu bwicanyi, mu busambanyi? azaza gusanga ukuramo inda? azaza gusanga uri umwibone? azaza gusanga uri nyiranzihane ejo? azaza agusanga hehe? Imana idutabare cyane. uwo yari umuririmbyi. reka dusome n'ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. igice ni icya mbere, turasoma umurongo waho turahera ku murongo waho wa 76. ni indirimbo ya Zakariya. aravuze ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo atunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. umurongo wa 80. uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana ishimwe. nshuti bakundwa dukurikira Mukaribia TV, ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe marayika ajya gusuhuza Elizabeti ashima Imana. Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Mariya ajya gusura Elizabeti yavuze amagambo akomeye, barasuhuzanya, bararamukanya, kubera ko bose bari batwite, bumva hari ibimenyetso.
ariko icyo nari ngendereye cyane ni indirimbo ya Zakariya. Zakariya wibuke yuko yari umusaza ukuze wubaha Imana, na Elizabeth yari umukecuru ukuze wubaha Imana. Muri ubwo buzima bwabo nta mwana bagiraga. Muri uko kutagira umwana rero, marayika w'umwami Imana ari we Gabriel yaje gutumwa kuri Zakariya ari mu nzu y'Imana, ari umutambyi urimo arakora umurimo w'Imana. Amubwira amagambo meza, aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Imana ishimwe. Amaze kumubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe, arangije aravuga ngo none se ni gute ibyo Imana ivuze ko nzabyara umwana witwa Yohana, kandi umugore wanjye ni umukecuru nanjye ndi umusaza. Arangije aravuga ngo kubera ko ibyo utabyizeye, hari ikimenyetso. Imana ishimwe. Hari ikimenyetso kidasanzwe Imana igishyiraho kibanziriza isezerano. Burya mbere yuko isezerano risohora rigira integuza. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero maze Yohana yaje kuvuka. Yohana amaze kuvuka, Zakariya muri kwa kugoba ururimi kwiwe, kuko mu kutizera no kutemera kwe, marayika yaramubwiye ngo none uhereye umunsi uragobwa ururimi. Niko byaje kugenda koko. Ariko nyuma yaho Elizabeth amaze kubyara, Imana ishimwe, Zakariya nawe yuzuzwa umwuka wera. Ngarangije ngo Zakariya amaze kuzuzwa umwuka wera, ngarahanura. Haleluya! Hari igitangazo muri byavuze ngo hari igihe wicara ku irembo wajya kureba ukabona ibisubizo biraje, ugahita wuzura umwuka wera. Yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo umwami ahimbazwe, Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Ngo kandi ngiduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, ngo nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose. Ndagira ngo mubwire ngo uhereye kera kose abahanuzi bari bariho. Imana ishimwe. Rero ngo uyu nguyu waje ngo nuwo kudukiza, ngo abanzi n'amaboko y'abatwangaga bose. Ndagira ngo mubwire ngo iyo umuntu ari ingumba, abanzi ababanga, ababavuga, ababasebya, abari benshi. Ariko ndagira ngo mubwire ngo Zakariya Imana yamumaze iki? Umubabaro. Ku murongo wa 76 ariho twasomye, Zakariya akomeza hanura ngo kandi nawe mwana, haleluya, ujye uhanurira umwana wawe. Umwana wawe ukavutse ujye umuhanurira, ujye umwaturaho amagambo meza, ujye umwaturaho amagambo y'ubwenge. Ngo nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, ngo kuko uzabanziriza umwami ngo atunganye inzira ze. Urumva ko isezerano ribanzirizwa n'ibimenyetso. Yesu Kristo yabanjirijwe na Yohana, Imana ishimwe, kugira ngo amutunganyirize inzira, kugira ngo abashe. Niyo mpamvu n'umuhanuzi wese iyo ahanura ntabwo abaje gusohoza, ahubwo abaje gutunganya inzira yo kuza k'umwami Imana, kugira ngo Imana ize kujya gusohoza ibyo umuhanuzi yamucishijemo. Ngo kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu bose iby'agakiza. Imana ishimwe. Murabizi neza yuko Yohana yabwirije ubutumwa, abwira abantu benshi ngo nibihane, abenshi barabatizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ko ari ubu ukubabarirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi, kumenyesha abantu b'Imana agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha. Nanjye ndagira ngo ngutangarize ngo kuvuka kwa Yesu Kristo ni imbabazi Imana yateguye, kuko yaje ari umunyembabazi kugira ngo natwe tubabarirwe ibyaha. Niyo mpamvu ndaseka cyane umuntu wumva yuko imbabazi zidafite agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo imbabazi zifite iki? Agaciro. Hagarika ibyo wasengeraga, wongera ugwiza imbabazi muri wowe. Numara kugwiza imbabazi muri wowe, uzaba ufite Kristo muri wowe, kandi Kristo ari muri wowe nta kintu na kimwe gishobora kuba kigufiteho iki? Uburenganzira. Imana ishimwe. Ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Nibwo buhanuzi Zakariya yakomeje hanura, asoza agira ati uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo iki?
Abisiraheli. Murabizi ko Yohana uyu nguyu ari wagize iyerekwa ryo ku kigwa Ipatimo. Reka nkubwire mwene data unkurikiye, ndashaka kukubwira ngo iki gihe turimo mu buzima bwa misi yose ni igihe cyo kugwiza imbaraga z'umutima. Ni igihe cyo kugwiza imbaraga z'umutima. Umunyamwuka ugwiza imbaraga z'umutima ntabwo yisobanura mu kigeragezo. Umunyamwuka ugwiza imbaraga z'umutima ntabwo bamurondora. Umunyamwuka ugwiza imbaraga z'umutima ntabwo agira inzangano, ntabwo agira amacakubiri. Umunyamwuka ugwiza imbaraga z'umutima nta shyaragira. Umunyamwuka ugwiza imbaraga z'umutima aba mu kigeragezo akagitambukamo neza. Umunyamwuka ugwiza imbaraga z'umutima aravuga ngo ubwo umwami Yesu ahunda talawi dise mora, akavuga ngo ndamahoro. Umunyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima iyo ibindi bivuzije induru avuhamagara umwami. Umunyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima iyo ageze mu kigeragezo yitabaza Imana, akamera nk'umusirikare ugeze ku rugamba, ugeze ku ikosi kandi ugomba guhangana n'ahaduyi akanatsinda. Umunyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima mu butayu. Mu butayu aba intwari, mu butayu umunyembaraga, mu butayu aroroha, mu butayu aca bugufi, mu butayu arasenga. Mu munyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima ntabwo asaba amasengesho, ahubwo abwira Uwiteka ati nyigisha gusenga unanyigishe uko bagwiza imbaraga z'iki z'umutima. Umunyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima ntabwo ahindurwa n'ibihe ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'iki z'umutima. Shuti uri mu rugendo uvuga yuko ukundwa na Yesu, ukaririmba mu gitondo saa sita na nimugoroba uhamya Yesu ku munwa ariko ku mutima bitakurimo, Imana ishimwe. Ugukiranukira hiherereye bitakurimo, Imana dutabare. Kuba maso bitakurimo, utagisenga byaragukamutsemo, waba ugwiza imbaraga gute? Ni cyagi ugera mu rugamba ukavuga ngo ndapfuye birarangiye, Imana twavuganye yarambeshye. Umunyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima ntabwo avuga ngo Imana yaramubeshye, ahubwo uhita utekereza ngo mbese nge nitwaye ute, nahagaze ute? Ese nahagaze ku munara aho Imana indeba ikanyishimira? Umunyamwuka ugwisha imbaraga z'umutima uyu Zakariya yahanuriye umuhungu we, nawe hari ibyo Imana yavuganye nawe. Ndashaka kukubwira ngo mbere yuko witotomba imvugo y'Imana ukanivumbura ku mwami Imana, banza urebe ko aho mwasezeraniye ariho mugihurira. Imana ituganze. Banza urebe kaho mwavuganiye nayo ariho ikigusanga. Banza urebe niba rwa rukundo wagiraga ari gukigira. Banza urebe wa mutima w'imbabazi wari ufite kari ugihagazemo. Banza wigenzure, ni warangiza umenye ngo uwaje gushaka ni umunyembabazi kandi nyinshi cyane. Itekerezeho kuko ibi bihe turimo ni ibihe byo kugwiza imbaraga z'umutima. Hagiye kurya uwagabuye, hagiye kwambara uwambitse, hagiye gusenga uwasengeye abandi. Imana dutabare cyane. Imbaraga z'umutima zirakenewe ku muntu yasabereye umunyembabazi, umunyamwuka ukibitse inzika, umunyamwuka ukibitse inzangano, umunyamwuka ukiri mu magambo, umunyamwuka lalawiseredra uvuga ko Yesu bakundana ariko akanga mwene se. Twaba turi kujya he barokore? Twaba turi kwerekeza he? Iyi Noheri gusigiye iki? Kindi myaka yose yatambutse wayitotombyemo, wafushe ibikomeye. Nyamara reka nkubwire, hari abantu benshi banze gukorera Imana ariko nestawidrere bakaryama bagasinzira, ariko abo ngabo bitegereje umwuka bakoreshaga si uwacu. Uyu mwuka dukoresha si uwacu. Hari abawugura muri oxygene bakanawishyura bagapfa. Imana dutabare cyane. Hari abaterwa amaraso ya bene wabo kubera ko bafite amaraso makeya, bakayagura bakayabatera bagapfa. Ariko we tekereza igihe umaranye n'umwami Imana, ukibitse inzangano, ukibitse amacakubiri. Kwambara neza ntabwo bihesha Imana icyubahiro, kuba utuye mu mazu meza sibyo byiza. Icyo Imana ishaka ni ukwera no gukiranuka. Hagarara ku munara wawe uvuge ngo iyi Noheri isigiye iki? Uyu mwaka wa 2020 ugiye unsigiye iki?
ese nihe nahindutse aho utahindutse uhinduke ufata umwanzuro ugwiza imbaraga z'umutima nawe hari aho wageze uracogora ntiwagwiza imbaraga z'umutima uva mu byizigwa uhindurwa n'abantu uhindurwa n'iminsi uhindurwa n'ibihe nawe ubwawe urihindura ariko ndakuraritse mu izina rya Yesu muri aya masaha muri iyi Noheri ndakuraritse ngo wongere wakiriye umunyembabazi kuko yaje gushaka nanjye yaje nshaka ubwira ahindure muri kamere zidahindutse muri wewe umubwira kwigishe kuko n'umwani mwarimu mwiza akaba n'umunyembaraga Imana ishimwe cyane ndanezerewe bene data ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza ariko icyamakaza asanga uhagaze ku munara aha asanga witeguye asanga umutima wawe uri very clear asanga ubereye maso ubugingo bwawe asanga uri wawe undi gisengera umuryango asanga uri wawe undi ukiririra abana asanga uri wawe undi ukimwinginga umubwira ngo Yesu uzampe gutura iwawe mu ijuru nge ngusingizanya n'abamarayika Imana ishimwe icyamakazaza asanga wa murimo w'umuhamagaro wawe ukiwukora neza utarahinduwe ibihe utarahinduwe n'abantu kuko Kristo we ntahinduka muri wowe Imana ishimwe cyane ndabakunda reka dusenge Imana tubwire Imana ngo Mana duhe kugwiza imbaraga z'umutima uyu mwaka tugiye kwinjiramo ugire intego ivuga ngo Mana makurinda umudugudu wanjye ari wo mutima wanjye makurinda umudugudu wanjye kuko ibihe bije bigoye ubwira Imana ngo Mana mpimbaraga zizandinda mu gihe nzageramo singisobanukirwe mpimbaraga z'umutima zizantambutsa aho nabasha kwitambutsa zizamvuganira aho ururimi rwagobwa hari aho wagera ururimi rukagoba ariko imbaraga z'umwuka wera akaba arizo zikuvuganira Imana ishimwe cyane icyamu uyu munsi ugasobanukirwa ko Uwiteka yakuremye afite umugambi wo kugukuramo umushinga mwiza wo kugukuramo igishoro kizima ukagaruka kuko umunyembabazi niwe watuvukiye turi anniversaire yiwe yaje ari umunyembabazi mbese izo mbabazi urazizeye reka dusenga Imana Uwera wa Isiraheli Mana ikomeye rubasha haleluya giti cy'inganzamarumbo sambi tarumba twongeye kugushima no kuguhimbaza kuko iminsi yacu uyongereye twemerere utugwiriza imbaraga z'umutima Zakariya na Elizabeth barihanganye basenga Imana ivugana nabo kandi ivugana nabo ibimenyetso byararangiye uri Imana idakangwa n'ibihe nico bivuze uri Imana idakangwa na biracitse nyemerera cyane wongere ugaruke kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu uguhamagaye umwitabe ugukomangiye umukingurire kandi ugusabye audience winjiriwe mu izina rya Yesu kuko wavutse uri umunyembabazi nyinshi cyane kandi mu byo wakoze byose twagiye tukubonamo imbabazi mwemerera ijambo ryawe ndetse n'uyu muririmbyi yongera twinjize mu cyumba cyo hejuru dutekereze ukuntu waje uciye bugufi waje ucire residemora waje ucire sansominifo waje uciye bugufi kugira ngo tube nekita tube abanyembaraga tugwiza imbaraga z'umutima mu bihe bikomeye Yesu wagwisha imbaraga z'umutima igihe Satani yakugeragerezaga mu butayu wagwisha imbaraga z'umutima igihe yakugerageje mu masengesho y'iminsi 40 wagwisha imbaraga z'umutima hari aho tugera rasidemora bikaducanga ariko turasabye ngo mwami uyu mwaka urangira nundi tugiye kwinjiramo uduhereze imbaraga z'umutima abananiwe mu rugendo bagarukeho abacitse intego babyuce Baba Mungu wangu abananiriwe mu nzira wongera ubahe akabando ko kwicumba haleluya Imana ishimwe icyama Kristo ukongera ukarambura ukuboko kw'imbaraga buri wese akakubyukiramo buri wese akaguhagurukiramo kandi buri wese akongera kwibuka ngo mbese uyu munyembabazi twabanye ute uyu mwaka uyu munyembabazi twahawe twagendanye dute buri wese yakwisuzuma ntiyagirwaho urubanza kuko bavuze ijambo ryiza kudahwema gukiza abantu twongeye kwakira izo mbabazi kuri buri wese uzihamagaye icyo ni kibi cyawe ngaho nuganze muri byose none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha ni Mukaribiya
Pasikazi ndabakunda. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 779 9454 9 078 779 9454 9. Ndabakunda.